Ibihe byiza kuri wowe ukurikiranye ibiganiro byacu kuri Womenar, aho tuganira ku bagore bari mu buhanzi mu ngeri zitandukanye, mu buhanzi mu ngeri zitandukanye, ni ukuvuga abakina filime, abakina amakinamico kuri radiyo ndetse n'abari mu zindi ngeri z'ubuhanzi, bose tuganiraho. By'umwihariko uyu munsi tugiye kuganira n'umubyeyi, ariko kandi ubwo tuganira ku bagore bari mu buhanzi turanazirikana mugenzi wacu aherutse kwitaba Imana, ni Rangwida, ngira ngo mwese mwaramwumvise. Uwo turi kumwe n'ubundi umutumirwa wacu w'uyu munsi baraziranye, hari igihe kinini bamaranye bari kumwe, dutangira nawe twihanganisha n'abandi bose bamukunze mu mikino itandukanye yatambutse ku runana n'andi makinamico cyangwa se ahandi yagiye agaragara, cyane ko ni umukinnyi wagiye agaragara mu byiciro bitandukanye, mu makinamico yo kuri tere hamwe abaturage batumirwa bakajya gukina yo mu ruhame yarahagaragaye, ariko kandi no mu byindi byiciro by'ikinamico. Rero mwese tubihanganisha, ariko kandi Fari Karame, nawe turakwihanganishije murakoze. nka mugenzi wawe mwabanye igihe kitari gito, wenda tumwifuriza kuruhukira mu mahoro, ariko se nkawe wabashije kumumenya, wamutubwiraho iki? Rangwida ari muntu ki? Murakoze. Rangwida yari umubyeyi umaze no gukura, ariko Rangwida tumenyana twamenyanye mu 1997, aho twakinanaga ikinamico zo mu ruhame mu itorero ryitwaga Rafiki. Ubwo urwo rugendo rwo gukina ikinamico twarugendanyemo, zaba izo kuri radiyo, izo mu ruhame. Ndibuka neza ko ubwo mperuka gukinana nawe mu ruhame twakinaga muri Mashirika. Urumva rero umuntu kugeza umunsi wari ugikina ikinamico yo mu ruhame, mpereye 97 yari umuntu twagendanye urugendo rurerure cyane muri uyu murimo wo gukina ikinamico. Ukurikije urugendo mwabanyemo, urumva ni urugendo rurerure, hari byinshi mwanyuranyemo, ni nk'iki wamwigiyeho wavuga uti cyabera isomo abandi bagore bari muri ruhando rw'ubuhanzi? Ngewe ntangira ikinamico yo gukina mu ruhame nasanzemo Rangwida. Mvuga ko no mu bantu n'igihe gukina ikinamico zo mu ruhame ari uwa mbere, kuko niwe muntu natangiriyeho. Urumva ko no mu gusoza dusa naho twasozanyije, nubwo hagati twagiye dukina amakinamico agenda atandukanye, ariko urumva niba twarakinanye muri Rafiki mu 1997 tukaba twari tugejeje iki gihe tukigendana, urumva yari umukinnyi w'umuhanga kandi wo kwigiraho pe. Ni nk'iki cy'umwihariko wamukuyeho? Rangwida yari umukinnyi w'umuhanga cyane, yinjiraga mu buzima bwa role ugasanga uramwigana. Yakinnye role z'abagore bakiri bato ukamenya uko bitwara, akina role z'abagore bakuze ukamenya uko bitwara. Twamwigiyeho rwose, ni ukuri, kandi abantu benshi bamwigiyeho, nta nubwo ari jyenyine. Namwigiyeho gukina, kwirekura, kumva ndi mu buzima bwa role. Reka tumwifurize kuruhukira mu mahoro. Imana imuhe iruhuko ridashira. Hari akaririmbo mba wamutura? Gusa uwagiye yaragiye, ahubwo abasigaye, ese Rangwida agiye twakora iki? Yego, ubwo ni ukumenya. Hari akantu wenda yaririmba gatoya, ubuzima ni uburabyo. Ubuzima ni nk'uburabyo, burarabya ejo bukuma. Mana nyigisha kubara iminsi yanjye, kugira ngo mbwire umutima w'ubwenge. Mana nyigisha kubara iminsi yanjye, iminsi yanjye itazaba imfabusa. Urakoze cyane. Imana itwigishe kubara iminsi yacu kugira ngo itazaba imfabusa. Twifuriza umuryango wa Rangwida gukomera muri ibi bihe bitoroshye byo kubura umubyeyi, ariko kandi n'umuryango w'abakunzi b'ikinamico, by'umwihariko ikinamico runana yayibayemo igihe kirekire, nabo tubabwira ngo nimukomere, ni ubuzima, ariko kandi nyine Imana itwigishe kubara iminsi yacu. Tugaruka rero ku kiganiro cyacu umugore mu buhanzi.
uyu munsi turi kuganira na Farida Kankundiye, ariko kandi ni umuhanzi ubimazemo igihe, ngira ngo muramubona ko ari umubyeyi ukuze, ngira ngo yatangira tubwira ubundi Farida ni muntu ki mu buhanzi. Farida ni umuhanzi kazi, akaba ari umunyarwandakazi, umuhanzi w'indirimbo, uhimba indirimbo akaziririmba akazicuranga. Farida akaba ari umukinnyi w'ikinamico zo mu ruhame, Farida akaba ari umukinnyi w'ikinamico zo kuri radiyo. Uti Farida ni umuhanzi, bitwereke. Ujya gutera uburezi arabwibanza cyane rwose. ubwo ngiye kuririmba nk'umugore. Umugore ni umutima w'urugo, umugore na mizero y'umuryango, umugore ni ikigega cy'ibyiza by'igihugu, uru Rwanda rw'ejo ruhanze amaso. Bana b'abahungu namwe bagabo, nimushyigikire mwese uburinganire, nimuburengere kandi mubuteze imbere, mufashe bashiki banyu muzuzanye muri byose, uburinganire nyakuri bugere ku ntego. Uburinganire bw'umugore n'umugabo, umwana w'umuhungu n'uw'umukobwa, ni intambwe ikomeye y'amajyambere arambye. Nimuze dufate ingamba nyazo, turandure imizi y'ubusumbane banyarwanda. Tugira amahirwe angana yo kwiga, tugira amahirwe angana ku murimo, duca imvugo yahoze ngo umugore ntacyo ashoboye. Abari n'abategarugori bafite ubushobozi, ingero ni nyinshi ngabo barakora. Minisiteri barayobora, mu nteko ishinga amategeko, bagira uruhare mu gushyiraho umurongo wa politiki igihugu cyacu kigenderaho. Bafite ubushobozi mu myanya y'imirimo ya leta, mu nzego zose z'ubuyobozi, mu mashyirahamwe yigenga, mu myidagaduro sinakubwira. Barahinga, barorora, barakanika, baracuranga, imirimo yose barayikora. Nta murimo wahariwe abagore gusa, nta murimo wahariwe abagabo gusa, oya tugomba kuzuzanya. Iterambere ry'igihugu risaba ubufatanye, umugabo n'umugore iyo buzuzanya. Bagabo namwe bahungu nimwumve, nimureke ivangura ry'ibitsina, duhurire ku murimo dukore, duhurire mu mashuri twige, duhurire mu mahugurwa n'ahandi, duhuzwe twese no kubaka umuryango nyarwanda, twubake n'igihugu cyatwibarutse. Umugore ni umutima w'urugo, umugore na mizero y'umuryango, umugore ni ikigega cy'ibyiza by'igihugu, uru Rwanda rw'ejo ruhanze amaso. Umugore ni amizero y'igihugu. Urakoze cyane. Hanyuma se Farida, tubona uyu munsi iyi nganzo yawe yaje ryari, yaje ite? Inganzo njya mbwira abantu ko njye navukanye inganzo. Ni ukuri burya impano umuntu arayivukana iyo bibaye ngombwa. Nakuze ndi umwana ukunda kuririmba cyane, ndabyibuka rwose.
najyaga nkunda kuririmba mu rugo, ababyeyi bakagira ubwo bambwira ngo uradusakuriza. Ubwo njya mbyibuka cyane. Igihe cyaje kugera, ndibuka ko njya gutangira ibintu byo gucuranga, iwacu habaga amashyirahamwe y'abahinzi borozi, amashyirahamwe yari arenga 30, aragenda akora icyo bita impuzamashyirahamwe. Baragenda rwose batera imbere, bakoze ikintu cyitwa impuzamashyirahamwe, bayita impuyabo. Ni impuzamashyirahamwe nyine. Noneho icyo gihe bamaze gutera imbere bavuga ati nibyo koko turi gutera imbere, ariko si urubyiruko rwacu turarufasha iki? Nibwo bashinze amashuri y'imyuga, turayagana abana bakomoka kuri abo babyeyi, nanjye nagiyeyo. Mu myuga yari ihari, hari ububaji, hari ubusuderi, hari ugucuranga, hari kuboha, hari ugutaka. Urumva ibyo byose imyaka mfite, ndi umubyeyi w'imyaka 51. Urahita utekereza ngo icyo gihe ese koko umwana w'umukobwa yajyaga kwiga gucuranga? Nanjye ubwo nibyo nashakaga gukurikiza. Ni ikibazo cyari gikomeye cyane. Ukuntu wabitinyutse ukabijyamo naho wabikoreraga. Cyane naragiye ngiye kwiga, abakobwa bajya kuboha, bajya gutaka, abagabo bajya kubaza, gucura n'ibindi. Ariko iryo shuri ry'umuziki sinzi uko nahanyuze, numva ibintu biri kusona neza. Mpita ninjira mu ishuri ry'inanga. Nabanje kwiga inanga. Harimo umwarimu witwaga Kirusu Thomas. Kirusu Thomas akaba ari we ise wa Nzayisenga Sophie. Noneho niga inanga iminsi mike, nza kunyura mu kindi cyumba nsanga aho biga gucuranga gitari. Numva gitari irasona neza. Ishuri mba ndaryimuye, mba ngiye kwiga gitari. Ndagenda ndiga, ababyeyi bazi ngo nagiye kwiga iki? Kudoda, gutaka. Ubwo navaga mu rugo. Mwari w'icyo gihe. Yego. Ubwo igihe kiza kugera rero tuza kubona abashyitsi. Muri aho hantu twigaga twaje kubona abashyitsi b'abahanga, haje impara. Impara zije kureba ibyo dukora, baranatarama rwose, bataramira ababyeyi bari bagize iyo mpuzamashyirahamwe. Kubw'amahirwe ababyeyi banjye ntabwo umunsi bari baje. Ubwo hari mu wuhe mwaka? Hari nko muri 89. Yego. Muri za 89 gutyo 90. Ubwo nari mfite imyaka 17. Urumva nayo nkiri wa mwana ushyushye, wumva ushaka guhitamo ibyo ashaka. Yego. Ubwo rero ndabyibuka neza, impara zaraje ziratarama, bareba aho amashuri yacu ageze n'ibyo dukora. Nanjye njyaho ndaririmba. Nari ntaramenya gucuranga neza, ariko nari mfite ijwi ryiza, abacuranga bagacuranga nkaririmba. Ndaririmbye, ndahanitse. Ababyeyi bakoma amashyi. Umubyeyi watashye mbere yanyuze iwacu. Agenda abwira mama ati yega mbega umukobwa ufite. Ese yagize ati umukobwa yiga gucuranga, umuririmbyi ni igitangaza. Ndeka se kandi. Yego koma nangize ibyambaye iryo joro. Naraye hanze. Naratashye, umubyeyi w'icyo gihe nawe urabyumva, njye mba mbyumva, twari igihe tudindira kubera ibintu by'umuco. Icyo gihe nta mukobwa wo kuririmba, hari uburyo bamufataga. N'ubundi ariko uretse ko bitangiye gutera imbere muri iyi minsi, ariko burya umukobwa wagiye mu buhanzi, wagiye mu kuririmba, mu kubyina, avuga ati yabaye ikirara byarangiye. Ubwo muri iyo myaka yanyu noneho byari byifashe. Byari bikomeye. Nageze imuhira ababyeyi banyicaza hasi, bati se nyiramukuru uratugayishije nuko urabaduteje nuko. Uduteje abantu. Ndetse mama we ati ntuzongera no kurenga. Ubona bikazemo cyane, papa ntiyabiha imbaraga, ariko mama ati uzongera kurenga aha nyine ni ibindi. Ubwo ndabyibuka neza, ababyeyi baje no kubitonganira, papa ati waretse akajya kwiga. Mama ati reka. Ariko ubwo biba ngombwa ko numvira ababyeyi, ishuri ndarireka. Iby'umuziki urabyibagiwe? Ndabyihorera. Ndibuka ko nari nizemo amezi 4. Igihe cyaje kugera ndiyicarira ndatuza. Kubw'amahirwe igihe kiza kugira ndashaka muri 93. 93 nza gushaka. Bya bintu bizakurikirana umuntu aje gushaka umugabo uzi gucuranga. Ariko mu buryo ntarinzi. Amahirwe yawe arongera agarutse. Amahirwe arongera agaruka. Yabagiye mu kazi ngafata ya gitari nkayegura. Nkacuranga twa tuntu namubonanye n'utwo nize. Mu mahirwe make rero umugabo wanjye yaje guhita yitaba Imana.
noneho gitari nyimenya ku bw'agahinda. Iyo nabaga mbabaye narayeguraga ngacuranga, nuko ni gitari nayinjiye. Noneho biza kubaho ngaho umugabo wanjye yaraziranye n'umugabo witwaga Mavenge Sudi. Yaje aje kunsura nk'umuntu uje gusura umugore w'inshuti ye wagize ibyago. Nibwo yambwiraga ati ariko umugabo yagiraga gitari wahizana tugacuranga. Ndayimuha aracuranga, nanjye ariko burya ndabizi mba nkozeho. Ambwira ati uzi gucuranga gitari ukayicarana? Ati ngwino njye kukwereka icyo imaza mu mujyi wa Kigali, uve muri iki cyaro. Ubwo nabaga i Musambira, ubu ni muri Kamonyi. Nahise nzi Kigali gutyo, nuko ninjiye umujyi, nuko ninjiye ubuhanzi. Gitari bikubereye itike yo kuza mu mujyi wa Kigali? Nuko byagenze. Yewe reka ubisazanye rwose ukiri nayo uyu munsi. Mu ndirimbo zawe za mbere waririmbye cyangwa wacuranze kuri gitari, ni iyihe wibuka wumva wadusangiza? Indirimbo za mbere ubwo ugira ngo ko bigenda byihuta byivanga, byaba umuntu apfa kuzibuka neza. Ubwo navuga nk'iyo waririmbye muri cya gihe wiyibaga. Muri cya gihe niyibaga. Wiyibaga rwose bitaramenyekana ko Farida ari umuririmbyi. Naje gukunda, urabizi ko muri iyo myaka ibyo byose uba ufite uburyo ubyumva. Yego. Hari akarimbo nigeze guhimba kitwaga Umukunzi wanjye. Wari wagahimbiye umukunzi se? Nyine ubwo urumva imyaka yacu, nubwo ntari nzi gucuranga neza icyo gihe ariko narahimbaga nkabibika, ariko nyuma naje kubishyira muri gitari maze kuyimenya, ndibuka ko iyo ndirimbo ari icyo gihe. Yego, ukaducishirizaho twumve. Nkingi umutima wanjye ngwino nkumare irungu, twahuje n'iyaduhanze twiyemeza kurushinga, ntukagire irungu niyemeje kuri kumara, mukunzi wanjye humura nta kizadutanya. Iyo ndeba mu maso hawe mbona undutira bose, nareba imico yawe nkumva umutima utuje, reka nkurate niko kufite igikundiro, mukunzi wanjye humura nta kizadutanya. Mukunzi ubwiza bwawe nasanze buhebuje, umutima nama wawe nasanze ari ingenzi, urukundo rwawe runezeza umutima wanjye, mukunzi wanjye humura nta kizadutanya. Ngwino nture mu gituza bangu kumara ibi bicuro, ntacyo uzamburana ni wowe nihebeye, erega mukundwa nzirinde icyakubabaza, mukunzi wanjye humura nta kizadutanya, mukunzi wanjye humura nta kizadutanya, mukunzi wanjye humura nta kizadutanya. Imitoma ko ari iya kera ra? Wari wamutomoye ntabwo utari wagize? Umuntu arimo yiga gukunda. Byaje kuguhira ariko? Byarabiriye. Wowe unaririmbye n'ubundi ahari, ushobora kuba ari we twabashije kubana icyo gihe. Ntiwumva se? Hanyuma rero Farida, winjiye mu nganzo, utangiye kuririmba, hanyuma ibyo gukina amakinamico hari ibyo mu ruhame no kuri radiyo byo byaje bite? Byaje ryari? Burya iyo uri umuhanzi uhura n'abahanzi bagenzi bawe. Yego. Ukagenda umenya n'amakuru. Ibyo byose urumva nk'umwana yakuriye mu giturage, mu cyaro, ntabwo nubwo nari nzi ko ikinamico ikinwa mu ruhame, nta makuru nabaga mbifite uretse kumva ushobora mu biganiro ukajya uganira n'abantu ugatorera, ukabona ko ufite ubundi buryo witwayemo. Ariko maze kwinjira mu mujyi, maze kuririmba, nagiye mpura n'abahanzi bakavuga bati aha n'aha hari imirimo iyi n'iyi. Jyewe icyo gihe ninjira mu itorero Rafiki, nagiye bampamagaye ngo nze
bafite amakinamico njye ntegura indirimbo zijyanye n'umukino bakinnye, ngiye bansomera umukino ntegura indirimbo, ubwo ni nabwo nahuye n'ababikina aribo bari wa muhanzi twavugaga nyakwigendera Rangwida, niho yakinaga icyo gihe. Ubwo ngenda ndeba nanjye ndakanguka, ibyo kuririmba nkabihuza no gukina, nuko ninjiye. Nyuma yaho rero haza kuboneka ikinamico Museke Weya, ndibuka icyo gihe bakoze ikizamini muri 2004, nibwo nagiye gukora ikizamini nk'abandi gukina ikinamico yo kuri radiyo, naho mba ndagitsinze, nuko ninjiye umwuga wo gukina amakinamico. Kugeza uyu munsi iyo urebye muri iyo myaka yose kuva za 90 muri urwo rugendo rwose rw'ubuhanzi bwawe, ni izihe mbogamizi wahuye nazo ukumva ziguciye intege ukavuga uti ariko ubundi ubu najyagayo? Hari byinshi cyane kuba uri umugore. Icyo gihe nari umugore waririmbye, nawe urabizi twabivuze mu gutangira, wasangaga bitaguhesha agaciro neza. Ikindi nko gucuranga, hari uburyo habaga hariho nk'ibitaramo ukaba watumirwamo, ukajya ugira ikibazo cy'imitahire. Se umugore wagiye gucuranga nacuranga agataha nijoro biritwa iki? Ugahora wumva ufite intege nke muri uwo murimo. Ndabyibuka nigeze kubona ikiraka, umuntu arantwara njyana i Burundi, ndagenda nkajya ndirimba muri hoteli yahabaga, ariko nkajya mpisha abantu bo mu Rwanda icyo nkora. Ntuvuga ko wagiye kuririmba? Bivuze bari kuvuga ko noneho wagiye kuba indaya, byarangiye weruye. Ndagenda nkora y'amezi 3, ndabyibuka, ndagaruka. Nje abahanzi twari tuziranye icyo gihe barantwara, hari ahantu habaga akabari banjyana gucurangayo. Ndebye ibyo byose n'imyemerere yanjye, nageze n'abantu ubwo uyu murimo mufata nk'umurimo untunze, ariko hari imyemerere yanjye itandukanye no kuririmba mu kabari. Iyo nayo ibinzitizi, ibintu ndabyihorera, nabwo ndabyihorera. Ni byinshi buriya, iyo uri umugore ugakora imirimo hanini yiswe y'abagabo, hari uburyo bagufata nk'igishegabo, umuntu wananiranye, kigenge, hari ibintu byinshi, hari uburyo badusoma, nuko twakuze. Ariko ntekereza ko uyu munsi wa none atari ko bikimeze, atari nako mbibona. Yego. Wigeze wumva ushaka kubivamo ukavuga uti reka ndekure, bitewe n'izo mbogamizi zose wagiye uhura nazo? Cyane rwose, ahubwo numvaga ntanabikora, nkabikora kuko mbona ariyo suka mbona mfite ishobora kugira ikibyara. Rimwe na rimwe burya abagore tubirwa no gucuruza, hari igihe winjiraga nko mu bintu byo gucuruza ukabona ntibigenda, ukagaruka atari urukundo. Ariko byaje kurangira noneho ubaye umwuga, uvuga uti ibyo nakora byose ntabwo nabitandukanya n'uyu mwuga w'ubuhanzi, nzabikorana. Kuko wenda ntabwo navuga ngo wakwihebera umwuga umwe, ariko ubonye ukavuga uti ntabwo ibi nabisiga. Kuko uyu munsi wa none aho bigeze, ndi umuntu utavuga ngo nareka kuririmba, kubera ko nzi icyo bimaze. Nanashimira leta y'ubumwe bwacu ko yahaye umugore ijambo no kwihagararaho, no kumva ko ubu burenganzira tubunganya n'abandi, byatumye mbihagararamo neza, none ubu birakomeza. Ubu wumva udashobora gusubira inyuma? Ntabwo bishoboka, ntabwo bibaho, nta mpamvu. Ni byiza rwose. Hanyuma iyo urebye ubuhanzi bw'iki gihe ubugereranije n'ubwo mu gihe cyanyu, ubona itandukaniro ririhe? By'umwihariko tugane ku mugore. Umugore n'umwana w'umukobwa ushaka kujya mu ruhando rw'ubuhanzi, mu makinamico, mu kuririmba, mu buhanzi muri za ngeri zose zitandukanye, iyo ubigereranije ubona itandukaniro riri hehe byombi? Iyo mbigereranyije, itandukaniro ryo ni rinini cyane. Twavuze ko ubuhanzi bwo hambere umugore nta mwanya yabaga asa naho abufitemo, wabonaga atari ibye. Ariko uyu munsi wa none mbona abagore n'abakobwa barasobanukiwe, ahubwo uburyo bikorwamo, wenda uburyo bikorwamo n'ibyo umuntu yarebaho. Ubundi impano y'ubuhanzi ni impano, sibyo? Bitandukanye no kuba uyu munsi hari umuntu birakavuga ko biriya bintu wabyinjiramo, ukabona ashaka kubyinjiramo kandi atari ibye, ryaba ari ryo kosa. Itandukaniro ni uko uyu munsi kubera ko bisobanukiye bajya gushakishirizamo, wenda atari impano zabo. Ariko ubuhanzi bwo hambere, wenda ne kujogora abagore n'abagabo, hambere byari impano.
kuko umuntu wese wakoraga uyu murimo yari impano ye, ntabwo ari ibyo yigaga. Niho bitandukaniye n'uyu munsi. Kuri ubu abenshi babijyamo babyize, babyihinzemo, akantu kajya bavuga ko kwihinga mu bintu, ugasanga umuntu arahuzaguritse, ndagiye ejo agiye muri filime, ejo agiye hehe. Hanyuma iyo urebye se ubona ubuhanzi bushobora gutunga umuntu, umugore muri rusange akabeshaho umuryango we, akiteza imbere, akabifatanya no kuba umugore. Ibyo ni ibintu bidashidikanywaho. Wenda mbahe nk'urugero, njyewe uyu munsi wa none ubu nta yindi suka mfite, njye ni ubuhanzi. Isuka yawe ni ubuhanzi? Ni ubuhanzi, ariko sinzi turacyavuga isuka. Ariko nibyo ni isuka. Ku munyarwanda ni isuka. Ni isuka, yego. Nubwo byagenda bihinduka kubera iterambere, ariko nyine tugomba tureberera ku isuka. Isuka, yego. Kera umuntu bajyaga baririmba ngo umurimo ni uguhinga, ngo ibindi ni amahirwe. Umunsi rero buriya umwuga wo guhinga sinzi niba barawuhaga agaciro, kandi babonaga ko ari byo twaremewe. Uyu munsi none dushobora kubisohokamo, ntabwo tuzahinga, tuzakora ibi birimo n'ibi by'ubuhanzi. Uti ntabwo njye nzahinga, nzajya guhanga. Ese aha wenda niho hari amahirwe ukagenda ushakisha mpaka ubonye ibyawe. Ubwo rero bivuze ngo umwuga w'ubuhanzi ni umwuga wo kubahwa, kuko ni umwuga ushobora gukora ukagutunga, ukarihira umwana ishuri. Wenda nihereyeho, ngifite abana 3. Abana banjye bariho, siko bimeze, batunzwe n'isuka yanjye ndimo kukubwira. Ni abana nta kidasanzwe, ariko nta n'ibirenze. Kubera iyo mpamvu rero bazi ko mama wabo mu kubarera ni gitari, ni ubuhanzi. Ngo mu ikinamico zo mu ruhame, ngo kuri radiyo, ngo yagiye kuririmba. Ubwo se twarenzaho iki? Nta kindi kintu mfite nkora muri uyu mujyi wa Kigali. Nibi. Yego. Birumvikana ko ubuhanzi wa mugani wabukoze neza, ari n'impano yawe koko, hari aho bwakuvana naho bwakugeza. Cyane rwose. Nari nshatse kukubaza se, wenda wabikomojeho tugitangira uvuga uti Rangwida ari mu bantu nigiyeho, ariko se muri uru ruhando uri umucuranzi, uri umuririmbyi, ukina amakinamico atandukanye, ni abahe bantu bandi ufata nk'icyitegererezo muri izi nzego zitandukanye z'ubuhanzi? Abantu umuntu yafata icyitegererezo cyangwa se batubereye urugero, cyatwigiyeho. Hari iyo mvuze mu ikinamico zo mu ruhame, navuze Rangwida, ariko mu ikinamico zo kuri radiyo hari umubyeyi ukina neza, umubyeyi witwa Nyarukundo Beatrice. Njye namumenye nkiri umwana, akina mu Ndamutse. Ngize amahirwe ngeze i Kigali nawe turamenyana. Ubwo rero nawe mufata nk'umuntu wambereye icyitegererezo. Yego. Ubwo mu ikinamico zo kuri radiyo nawe yambereye urugero, kandi yambereye urugero rwiza. Yego. Iyo urebye uyu munsi abana bashaka kwinjira muri uru ruhando rw'ubuhanzi, ni nk'iyihe nama wabaha Fari? Inama ndabanza wenda mpere ku bana b'abakobwa cyane cyane, babone ko umwuga w'ubuhanzi ari umwuga mwiza ushobora kubateza imbere, bakisanga bateye imbere. Ntibazi, nta kibazo, birashoboka, amarembo aruguruye. Baze bagerageza amahirwe nk'ay'abandi, kuko bafite amahirwe angana n'ay'abasaza babo. Nabo baze binjire mu mwuga w'ubuhanzi, rwose amarembo aruguruye. Babikore neza, babikore nk'umwuga, atari ukubikora nko kubura ibyo bakora. Oya, ntabwo umwuga w'ubuhanzi winjiramo kubera ko wabuze icyo ukora. Bifate nk'umwuga, ubifate nk'ibintu akazi, tubifata nk'akazi. Hanyuma baze binjire, baze badusange, dore turi bakuru babo, banyure mu nzira twanyuze, nyine ubuzima bukomeze. Yego. Nta rore wigeze ukina ukumva igukoze ku mutima, amarangamutima yawe wakozweho, mbese ukumva kwa kundi ukina ukumva wabyinjiyemo neza, ukumva igukoze, amarangamutima yawe arakufashwe? Igihe cyose nkunda gukina ikinamico, ariko buriya n'abanditsi hari banza batureba bakamenya n'ibyo dukunda. Rore yose iza
inshyira mu mwanya w'ukuri, nza iteka ryose ari jyewe ufite ukuri muri icyo kintu, nyihagararamo nkumva nemye, kuko no mu buzima bwanjye genda umunyakuri, ngira ukuri kwinshi mvuga ngo kuriho umucyo. No mu ikinamico rero kandi akenshi ahantu hose nkina usanga izo role n'ubundi arizo mfite. Arizo baguhaye. Yego. Aho wakinnye ukumva urababaye, hari umukino ukina ukumva wanarwana, ukavuga uti rwose aha niyo ngira imbaraga mba nanarwanya. Ahantu henshi nkunda gukina, kereka iyo nakinnye wenda mfite nk'umugabo ndusha ibitekerezo, aho rwose nanjye mba numva namukubitira aho ngaho. Bijya bibaho se? Bijya bibaho ko mu kwigisha hari igihe bagaragaza ko hari umugabo uba uhari ari umunyantege nke, umugore akaba ari ufite imbaraga. Aho niho usanga wenda ku mwana ho wakoroshya, ariko kubona ukina n'umugabo wumva utumva ibintu kimwe nawe kandi inzira urimo ari igororotse, wowe rwose nawe urabyumva ari nk'ibishoboka, ukumva wahava urwanya. Urabyumva ibindi birimo ibintu by'akarengane. Iyo nsanze abantu mu karengane mu mukino nshiduka mbona ko ibintu ndimo gukina byaba, ahubwo hari rero nigeze gukina mba kuri sene ndabyibuka mbona ibintu byabaye seriye, abantu batari ko n'ubundi barunaduhitanya, ariko nanjye mvayo nkomeza no kwitotomba kandi navuyeyo. Ibibaho sene yawe yarangiye ukomereza umanuka umuntu angeze imbere mbona n'undi byakomeye, numva abantu bati nyamuneka mwarangije, wari umukino warangiye. Yego. Urumva ariko izo role zo kuba umunyakuri zangiye mu maraso. Niki kigushimisha cyane kuba uri umukinnyi w'amakinamico, kuba uririmba, niki kigushimisha cyane? Ikintu nshima cyane ndabanza ngashima leta y'ubumwe. Iyo numvishe ijambo ngo uburenganzira bungana ku murimo, nkuko nigeze kubiririmba, amahirwe angana yo kwiga, duhurire muri byose, ku murimo, tujye mu mashyirahamwe yigenga, tujye mu buyobozi tungana, tugaruke twicara mu buhanzi tungana. Numva nkomeye, bitamba n'umugore akomeye, nanjye ngenda ni ukuri, reka nkubwize ukuri. Niyo wenda ngiye kuri sene wenda nkajya kuririmba, abantu bamenyere ko haririmba abagabo, uri kubyumva icyo kintu? Yego. Sohoka numva nkomeye, numva niyumvamo imbaraga, mbese mpita numva umugore, ahantu umugore ari hose mba numva najya no kumuvugira ngo akanguke. Ese ujya uririmba no mu birori bisanzwe? Ujya uririmbayo? Cyane rwose. Ni nk'ibihe birori umuntu ashobora kugugira akaba yagutumira ukaza ukamutaramira? Ni byose, kubera ko indirimbo ndirimba indirimbo zose. Iyo tugiye ku burenganzira bw'umugore mba mpari, uburenganzira bw'umwana mba mpari, yego, uburenganzira bw'umuntu ufite ubumuga mba mpari. Bivuze ngo icyo gice mvuze nibanda hahandi twaza tuvuga ngo ni abanyantege nke. Hanyuma nanone iyo mu bigendanye n'ubuzima n'imibereho, niba bavuze bati tugiye kurwanya indwara runaka, yego, aho mba mpari. Niba bavuze bati leta y'u Rwanda ifite gahunda yo kwigisha ubuhinzi n'ubworozi, mbese ahantu hose upfa kumpa mesaje. Nantumye kwambye uti umunsi ndi bushyingire, nkamenya n'uburyo nza kwitwara imbere y'umugeni. Ibintu byose rero uburenganzira bw'umwana twumve. Uburenganzira bw'umwana ahubwo se wareba icyo umubyeyi agomba umwana nabyo. Mubyeyi nyagutaramirwa n'ubuvivi, munyarwanda nyakugira igihugu kitarutwa, twaba tumaze iki urubyaro rugowe, kandi nta gisumba kwizihirwa n'abana, nta n'igitera ineza nko kwibyara, twimike uburere buboneye mu muryango, duce ihohoterwa rishingiye ku gitsina, duce umuco ruvumwa
icuruzwa ry'abantu. Hari byinshi biriho bitaboneye na gato mu bikorwa dukora no mu magambo tuvuga, tugatanga urugero rukuze ibitaboneye, dusumbanya abana dushingiye ku gitsina. Uwo muco tuwuce urasenya hazaza. Hariho abagabo bikubira imitungo yabo, umwana w'umuhungu yabibona akabigana. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikaba karande abantu turebera, ntibikabe i Rwanda kandi turi intore, twimike uburere buboneye mu muryango. Duce ihohoterwa rishingiye ku gitsina, duce umuco ruvumwa w'icuruzwa ry'abantu. Gukubita guharika si umuco ukwiye, kwaka ruswa y'igitsina si umuco ukwiye, gufata ku ngufu si umuco ukwiye, byica ubumuntu bitesha agaciro. Wowe ukibitekereza garuka ibuntu, twimike uburere buboneye mu muryango. Duce ihohoterwa rishingiye ku gitsina, duce umuco ruvumwa w'icuruzwa ry'abantu. Burya ihohoterwa rihamagara irindi, hariho abashoberwa cyangwa bakanashukwa, bakagana ishyanga ngo barashaka ubuzima, bagerayo bagahinduka ibicuruzwa mu buraya cyangwa mu mirimo y'agahato. Bayobozi bayoborwa tubyamaganire kure, dushikame ku muco twihesha agaciro, twubake ubumuntu mu mwana akibyiruka, tumuganirize tumubuze kugorama, tureke guceceka tubona ibitaboneye. Igihe kizaza tucyubake none, nitujya mu mugoroba w'umuryango, niwo ku gicumbi cy'umuco wacu duhuza. Dukeburane twikemurire ibibazo, twamagane bakora ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Aho binaniranye twitabaza ubuyobozi batwereke inzira, ihohoterwa ricike, twimike uburere buboneye mu muryango. Duce ihohoterwa rishingiye ku gitsina, duce umuco ruvumwa w'icuruzwa ry'abantu. Uburere buboneye. Turagana no ku musozo w'ikiganiro cyacu umugore mu buhanzi. Ariko se kandi wenda mbere yuko dusoza, ni iki ubona cyakorwa kugira ngo ubuhanzi bwacu dufite uyu munsi bubu ubuhanzi burimo abana b'abakobwa bafite umuco, bafite uburere, biyubaha kandi batera imbere? Cyane ko akenshi hari ababahuza wa muganira bya bindi bya mitekerereze ya kera, bavuga bati ni ibirara, baba barananiye ababyeyi. Hakorwa iki kugira ngo ubuhanzi bwacu bw'uyu munsi tubona umwana w'umukobwa bugemo yemye, atera imbere, aba afite umuco na bwa burere twavugaga? nari ndimo kuririmba ngo dushikame ku muco. Burya umunyarwanda yaciye umugani ngo umwana apfa mu iterura. Yego. Ababyeyi bafite inshingano zo kurera abana babo, bakabaha uburere buboneye. Abana nibakurira mu biganza by'ababyeyi bizima, bazavamo n'abahanzi beza. Bazinjira muri uwo mwuga bafite wa mutima, bafite za ndangagaciro, babukore neza. Ubwo rero ndi kuvuga ngo wenda reka ndebe na Minisiteri y'Ubuhanzi. Minisiteri ifite inshingano y'ubuhanzi nayo yakagombye kuba yegera urwo rubyiruko, yegera abo bashaka kujya mu buhanzi, bakabahugura. Rega burya nk'uko utekereza uvuga uti ese batazabatekereza nk'uko kera byavugwaga, ayo mahugurwa nayo arakenewe. Hanyuma abo bana b'abakobwa bakinjira mu buhanzi batari uko batataye umuco, kuko umuco wacu nawo ni ikiduhuza, siko bimeze. Bakabikora bya kinyarwanda nk'abanyarwanda,
bakazavamo abanyarwandakazi cyangwa se abahanzikazi beza. twari twakomeje kuvuga ngo bya kera bya kera, ese ubu bw'iyo myumvire yaracitse? ubona nta bana dufite b'abakobwa bari mu buhanzi ariko biyandarika, batagaragaza za ndangagaciro twavugaga? twavuga ko ubu byashize ari ibya kera. ntawe twatunga urutoki, ariko hari umunyarwanda yavuze ngo nta muryango ubura ikigoryi. bishoboke ko nabo barimo bazamo bafite ibindi bashaka, bata umuco, abo ngabo nabo gukebura. ibyo ari byo byose sosiyete yacu igomba kugira uko igomba kubaho, ikabaho uko igomba kubaho, tukabaho nk'abanyarwanda. abo ngabo nabo begerwe, baganirizwe, ariko icyo nababwira ni uko baza bafite ikibazanye, atari uko baje kwangiza, kuko bariya batwicira izina. abo bashobora kuza ya mico twavuze bayangiza, baba bica izina rya bagenzi babo. niyo nakubwiraga rero ngo umwana apfa mu iterura, ababyeyi baganiriza abana babo, hanyuma n'iyo minisiteri ifite inshingano nayo iri mu muco n'ibyo by'ubuhanzi, nabo begera abo bantu babakebure. nicyo tubereyeho. yego, ngira ngo iryo ni naryo somo twasorezaho ku mwana w'umukobwa udukurikiye uyu mwanya, uri mu buhanzi, ushaka kwinjira mu buhanzi, bwaba ari ukuririmba, bwaba ari ukubyina, bwaba ari ugukina amafilime cyangwa se gukina amakinamico kuri radiyo. n'ubuhanzi bw'ubukorikori nabwo buremewe ku bana b'abakobwa, nabwo wabukora bukaguteza imbere. ubwo rero no ku mubyeyi udukurikiye, wakurikiye iki kiganiro, ngira ngo hari amasomo cyangwa se byinshi Farida dusangije bishobora kugufasha kugira ngo ufashe uwo mwana wawe abashe gutera imbere, yiteze imbere. Farida yatubwiye ati niyo suka yanjye. wumvise ko rero nawe umwana wawe yayigira isuka kandi ikamuteza imbere, akarushaho kwigirira akamaro no kukagirira igihugu. cyari ikiganiro umugore mu buhanzi, twaganiraga na Farida, ariko kandi ntabwo dusohoka nk'aba bandi, turasohoka nk'abahanzi. dusohoke nk'abahanzi rwose. urashaka iki? dusohore muri iki kiganiro nk'abahanzi, nicyo cyonyine. ubwo se urashaka indi ndirimbo? cyane rwose, dusoreze ikiganiro. kadushyiremo na gakondo. nta kibazo rwose. ku ijwi numvise urikora rikagendara, rikoreho rwose na gakondo, wa mugani wa muco wacu dukomeze tuwusigasire. ariko ubundi abana bawe buriya ntabagukurikije? abana banjye ntabwo ugira ngo bose hari mbona bazaba abahanzi. harimo abakinnyi b'ikinamico, harimo ucuranga gitari, nta kuntu inganzo ntabwo yabura iwacu. nuko dusigasira umuco rero, dusoresha iyo ndirimbo y'umuco wacu. n'ubundi uzi kuririmba se ngo byibura unabifashe? turajyana ndafatiramo hagati mu mahoro meza. ni rwose. amahoro meza, amahoro we, amahoro, amahoro meza, amahoro iwacu, mugere amahoro ahuye araganiriye, amahoro iyo ahuriye mu nzira nk'abagenzi, mugere amahoro ari uwakumbura yangendiye, amahoro ayiwe kumbura yewe, mugere amahoro ndayiye amatavu n'imitozo, amahoro ndayiye amarwa shengura intanguye, mugere amahoro muheto w'inkirane wari utazihana, wabanga mw'impambara, mugere bawukozeho uravumera, ngo amahoro meza ndayahahiye, mugere amahoro uzakabukira ukomereye, amahoro uzashoza umwanga guhungiye, mugere amahoro. murakoze cyane. murakoze cyane, mugere amahoro. ariko kandi muzagaruke kuri Women cyangwa se ikiganiro cy'abagore mu buhanzi. kuri uyu munsi twaganiriye na Farida, hari byinshi mwamwungukiyeho,
ngira ngo abamushaka ariko buriya bazanamubona sibyo ra abifuza kugutumira turaza gushyiraho nimero yawe ku kiganiro cyacu kugira ngo uwifuza kugutumira yagize ibirori, hari uwagira kwizihiza isabukuru, hari uwagira se n'ibindi birori bitandukanye, ngira ngo mwabyumvise ko akesha ibirori rwose, aratarama, harya bavuga ngo aratarama inka zigata ubwo rero ngira ngo mwabyumvise mwamutumira akazaza kubataramira. Tubashimira mwese mwadukurikiye ikiganiro umugore mu buhanzi cyo naho ubutaha, kandi tubabwira ko turi kumwe namwe. Niba nawe ufite ubuhamya washaka kudusangiza, ibyo watubwira, niba uri umugore mu buhanzi, ibyo wahuye nawe, ubuhamya bwari bwose ushaka kudusangiza, nimero yacu iri hano hasi waza kutwandikira, hanyuma ikiganiro